guhera 2004 tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi kugeza tariki 16 2025 sindatongana n'umugore n'umunsi n'umwe sindanarwana nawe icyo mubwira n'ukuri niyo wakoresha iperereza mu baturage kuva mwabana ntago muratongana sindatongana nawe n'umunsi n'umwe cyose bibaho okay ariko hari ibintu byiza namubwiye ngeweho kugira ngo nzababaza umugore wanjye cyangwa mutuke cyangwa mukubite nafuma nkagenda ngashaka undi mugore wa kabiri niyo masezerano dufitanye nageka wahita kunyemeraho kuva wabana n'umugore wawe nimuratongana ndakubwiza umunsi wari ninye Imana yo mwijuru guhera tariki 15 2004 kugeza tariki 16 2025 sindatongana n'umugore wanjye n'umunsi n'umwe yego ayisho sure bikiriya kuva mwabana kuva twabana birashoboka ko namubwa ese iki ko kitagenze neza byagenze gute ariko hatarimo intonganya kamwe ati Mesi mbabarira nakosheje ajya akora n'akantu keza k'ubwenge ashobora no kuza genda akibona azi uko yakosheje kamati karibu ku meza muri salo fite salo nziza ifatika akanyicaza akanganiriza cyagenda akimubwira kamati ariko nakosheje uyu munsi nege kuramba agahita bivuga sure afite umugore mwiza cyane cyo mubwira n'ukuri nagira ngo wenda uzakora iperereza reka nzabasuri wanyu tubgane n'umugore wawe ahari yego tugira n'ikiganiro yego ariko n'umugore wanjye nabo yakwivuga ibintu bibi cyangwa ibyiza ariko ibyiza yabivuga kuko nemera yuko akizwa ngira ngo guhera 2004 nashakiye muri munini mu mudugudu wa Nyenyeri niyo wakoresha iperereza wakumva ko nahavuye 2015 natongana n'umugore wanjye n'umunsi n'umwe reka yego naho n'uyu bungubu kwisha urugo rwanjye ruragendwa mese icyo mubwira n'ukuri urugo ruragendwa urugo rwanjye abana noneho ngira n'umwanzuro w'umwirariro buriya n'abana kuvuga ngo ndakubita igiti uhozeho igiti umwana ukamuhabura ingona akazimenyera iwanjye sinjya mbikora umwana mwicaze muri salo umwigize iki n'iki wagikojeje nuzongere ariko numukubita ukamuhabura umwana zamuna zazira ahita bigikuki yego umugore wanjye bamwita Uwizeyimana Georgette umugore mwiza cyane witonda ngira ngo nakagusaba uzazuna dusure turi nzabasura kabisa tukwicaze muri salon mfite salon nziza iciriritse yego iciriritse icyambere nanga umuntu urengana mu buzima bwanjye nanga umuntu wahohoterwa ndeba ngo ceceke ni wa muntu kandi ni wa muntu abantu bose bisanzuraho ubwo ngo buri muntu wese ashobora kukwegera akagira ikintu akubaza kugisha inama icyiza cyanjye yaba n'umwana anyibonamo yaba ari umugabo anyibonamo yaba ari n'umukecuru anyibonamo kandi n'abaturage barabizi dore yuko nkunda no kugaragara cyane mu bintu bijyanye n'ubukwe buriya wakoresheje ubukwe n'unumire ngira ngo ntabwo bigenda neza ntabwo bigenda neza ngira ngo nubyivuze namaze kwandikisha icyo bita izina ukuvuga narafatishije narafatishije umuntu aramutse akoresheje ubukwe bwe ntubugaragaremo aba yahiye niba ari ikibazo n'abantu usanga bafati pole pole ari he ko tari kumubona muri buno bukwe yaba ari udusigo n'ubu hari udusigo njya mbwira abakobwa ati mukobwa uri mwiza n'ukuri nzakujyana Igisenyi waba adasenya mujyane Nyandogo mu Marirungu mujyane mu murenge wa Rutonde atazagira ugutondagira mujyane Kabezi waba beza sha mujyane Nyakarambi turambane mujyane Igisenyi waba adasenya ugasanga ni ababyeyi bishimye none hari akantu njya ndabikamo k'ubwenge iyo batinze kwishima ndabaga ati hari itangazo mbonye muri minisiteri y'ububanyi n'ubukwe ati hari imisoro 2 bakuyeho ati bakuyeho umusoro w'amashyi n'uw'impundu abantu ngo kace bitavuza n'ubu urugero wenda no mu karere ka Nyamasheke n'Iburengerazuba za Cyangugu ujya wumva n'umuhungu wagiye gusura umukobwa hagomba kuba hari isake bamubagira umuhungu wahi Cyangugu uko mbyumva n'abantu nagerageje kuhasura ntago ashobora kwemera umukobwa atamuhaye ikimaze ngira ngo ujye ubyumva no ku maradiyo serious yego Icyangugu yego
je nubwo umukobwa adatanze ikimasa wapi ntabwo yabona umugabo jewe nubwo ndi mu karere ka Kirehe ariko mvuka mu ntara y'Amajyepfo aho bita za Nyamagabe noneho ngagira n'imiryango Icyangugu urumva turasurana amakuru tugenda tuyafata umukobwa w'Iburasirazuba nacu iwacu Kirehe atahana igare agatahana imashini agatahana na saro y'ibihumbi 700 yego y'amagare biracyabaho yego imashini igare saro nziza cyane ahubwo ngo atayizanye nta kibazo mupfa kuba mwasezeranye ariko ku bintu bigezweho ndumva iwacu tugeze kuri miliyoni tukwa miliyoni ukayikwa n'umukobwa utarize nta kibazo miliyoni yego reka urugero cyangwa ubwo umukobwa udafite ikimasa ntabwo ashobora kubona umugabo yego Paul ni umuntu wamenyekanye cyane ku bigo ndetse aho ageze ku rwego rwo kuba yafata n'amakaramu no mu bizami bya leta akabaza umwana utazabona amakaramu ngenda nkayashyikiriza directeur ukabafasha yego nitaye ngo umwana ndamuzi yaba ari umurundi yaba ari umunyarwanda yaba ari umukongomani nigeze kubikora mu kigo kimwe cyasi fata amakaramu 10 fata n'amakaye ati ajya muzaya hari umwana wari wabonetse w'umurundi afite ikibazo cy'amakaramu ntibati dore amakaramu uzarangiza ikizamini neza sinari muzi sinagenda ngo n'umunyarwanda cyangwa n'umurundi n'umukongomani abantu mudukurikiye imugabo mu muhamashi muze kumuha amashyi muri comment ajya afasha abantu batishoboye sibyo abanyeshuri batishoboye ajya bafasha urumva ko n'umugabo mwiza n'umugabo mwiza ufite imico myiza ufite umutima wo gufasha wisabana n'abantu ibihe byiza kumwe makana subscribe kuri Universal Media TV nawe turakana subscribe reka tukubwire ngo kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 ngende Success P hano turi ni kuri Universal Media TV Rwanda mu byukuri iyo utari gukanda subscribe uri muratuma umunyarwanda adatera imbere uri muratuma umuryango wanjye udatera imbere kandi nk'abanyarwanda umuco w'abanyarwanda tuzi ko abanyarwanda tuba tugomba gukundana tugafashanya muri byose kandi subscribe share and comment kugira ngo tukomeza kubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi uyu munsi rero ndi kumwe n'umugabo udasanzwe ntago musanzwe mumenyereye abantu muze kwandikira muri comment mutubwire ko mumuzi n'umugabo tugiye guhereza ikaze atwibwire hanyuma tuze gutangira tuganira n'ikiganiro cyacu nyirizina hano ni kuri Universal Media TV Rwanda ndiri Success P cyangwa se nushaka kunyite Papa Giana ndi umugabo utajya upfa kurya iminwa mu bintu avuga tuguhaye ikaze murakoze cyane jewe nitwa Nzeyimana Paulin nkaba ntuye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Mahama mu kagari ka Mwoga ku mudugudu wo Kwisha ndabishimiye rero murakoze kuba mu mayikazi Pole ko numva abantu bakwita Pauline bituruka he ntazi ni Pole na ya magambo ahinye ariko ubundi ni Nzeyimana mu Gifaransa ni Pole ariko mu Kinyarwanda ni Pauline yego ubu Pauline bikaba bivuze iki Pauline ikintu bivuze ni izina data na mama bamaye kuko Pauline ni ibintu n'umugabo umwe wari warakoze ibintu by'indashyikirwa yakundaga guhinga ibintu by'imbuto rero mama aza kuguraho imbuto amwite nibwo hahise havamo izina Pauline ekada yego mwabyumvise rero nshuti bakunze ubutaza twa Universal Media TV Rwanda tugiye kuganira n'umugabo witwa Pauline basobanurira izina rye ryaturutse n'uburyo ryitwa Pauline niye mpamvu dushobora gutuma Pauline tumutumira kuri televiziyo kugira ngo tuganire nawe wumva ari iyihe mpamvu twagutumira impamvu mwantumira hari byinshi njya nangamo inama kandi hari byinshi ngerageza guhugura urubyiruko rw'iki gihe niyo mpamvu rero kubera ko ibitekerezo mumbonaho ndetse n'ubushake no guhugura urubyiruko nyine mwahisemo kuntumira
yego. Okay, mu by'ukuri Pauline ni umuntu urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu muri rusange bashobora kwigiraho ibintu bitandukanye. Avuga ati Pauline mbona yitwara gutya, akora ibi ngibi, ndamutse nanjye nkoze nkawe byambera byiza, right? Yego. Pauline ikintu cya mbere abantu bamuboneraho ni umuntu wanga akarengane, ndetse ni umuntu ukunda urubyiruko, ariko akababazwa n'ibyo urubyiruko rw'iki gihe rurimo gukora. Yego. Urubyiruko rw'iki gihe ruri gukora ibiki? Okay, ni ukuvuga ngo guhera ku myaka 14 cyangwa 35 mbona rutagenda neza. Umwana arikora akivana mu ishuri, kandi ababyeyi batabuze ubushobozi bwo kumurihira umwana mu rugo akananirana. Ikibazo rero tubona atari ababyeyi, ahubwo ikibazo ni viziyo. Bavuga ngo viziri murihuta, abana urebye baba barishwe n'iyi viziyo babona nyine, cyane cyane ikoranabuhanga kurijyamo cyane, cyangwa se n'ibiyobyabwenge. Sinumva ukuntu umwana yikura mu ishuri ababyeyi batabuze ubushobozi bwo kumurihira. Yes, okay, turimo turaganira. Ese uruvuze ko ari viziyo, ese mu by'ukuri ubona ari viziyo itera kuba abana bashobora kuva mu ishuri, cyangwa se ni ababyeyi batakita ku bana cyane muri iyi minsi? Kuko turamutse tugiye kubyita viziyo, ese iyo viziyo yije ntabwo umubyeyi ashobora guhitiramo ibyo umwana agomba kureba n'ibyo atagomba gukora, akavuga ati mwana wanjye ibi ngibi nubwo ubibona kuri internet ukwiriye kwirinda kubireba. Ni viziyo cyangwa ni ababyeyi batagitanga uburere bumeze neza? Yego. Ibyo mwavuga ntabwo nakwemera ngo namwe neza, kuko urebye ababyeyi nabo baba bashaka yuko umwana azamuka akiga, dore yuko abenshi ndetse batakunze kwiga ababyeyi babo, ariko umubyeyi agahanana yuko umwana we ibyabona nubwo atize, umubyeyi atize ariko umwana we yakwiga. Rero ubwo harimo ikibazo cy'abana bigomeka. Yego, ababyeyi mbona nta ruhare bagiramo, ariko bagerageza gushishikariza abana ngo bakunde ishuri. Amashuri ababyeyi batize abana bakayiga. Ntabwo aho ngaho turi buze guhuza. Yego. kubera ko urimo urambwira ngo umubyeyi aba yifuza ko ntabwo ari bose. Yego. Ariko ujya kubona ukabona nk'umubyeyi ahereye mu gitondo ari mu kabari agejeje nimugoroba, umwana yiriwaho ari mu rugo wenyine, arakaraba yagiye kwitemberera iyo ashaka, nta mubyeyi uri hafi aho ngaho ushobora kumubwira ngo ugiye, kumubaza ngo ugiye hehe, ugiye mu biki. Umwana ukabona ari kwikorera ibyo ashaka, ugasanga umubyeyi yihariye mu gitondo mu kabari akageza nimugoroba, sibyo? Yego. Mu by'ukuri hari abana ubona bigometse, ukabona hari abana bigomeka, ariko tugasanga ko hari n'ababyeyi batita kuri abo bana. Ugasanga umwana arananiranye kubera ababyeyi batamwitaho. Icyo kintu rero urimo urambwira ngo ababyeyi bose, ntabwo ari bose, sibyo? Ntabwo ari bose baba bifuza ko umwana babona indorerwamo y'umwana ko ejo hazaza aho umwana hashobora kuzaba heza. Hari abatabyitaho. Ese uko hari umwana ushobora kuva mu ishuri umubyeyi akamureka akamwihorera, amufata akamujyana ku isambu? Okay, ntabwo bikunze kubaho, ariko icyo nahamya hari ababyeyi babigiramo uruhare bakeya. N'ubu urugero, umubyeyi cyane cyane ukaba uri n'umukozi wa leta, umwana ukamuharira abakozi bo mu rugo, nakubaganiriza naki umwana akamenyera abakozi bo mu rugo. Ababyeyi ntibafate n'umwanya wo kubaganiriza, bagakunda kuza nijoro. Urumva ko n'ubundi n'ababyeyi bafitemo uruhare kubona umwana ashobora kunanirana, right? N'ababyeyi bafitemo uruhare. Pauline, ndashaka kugira ngo turimo turaganira. Aganira undeba, si ngombwa ngo umureba muri kamera, si ngombwa kura muri kamera. Yoga turimo turaganira, sibyo? Pauline, urimo uravuga ko ababyeyi nabo bagomba kuba bafitemo uruhare kugira ngo umwana agiye gahunda zo kunanirana, ababyeyi bafitemo uruhare, sibyo? Yego. Ariko ni ikihe kintu tubona, ni iyihe mpamvu ubona abana bava mu ishuri, tukabona abana bava mu ishuri uyu mwaka, ejo umwaka utaha nabwo tukabona abandi barivamo, hari nabo duhura barabateye inda, sibyo? Ugasanga umwana baramwigishaga umwaka ushize, ariko undi mwaka ukabona umwana bamuteye inda.
kandi ugasanga ibyo bintu buri mwaka abana bava mu ishuri bava mu ishuri. Ese niyo mpamvu ubona ibyo bintu bidahagarara, ibyo bintu byo kuva mu ishuri niyo mpamvu ubona bidahagarara, kandi tuba twabonye icyo kibazo ko gihe ariko abana bari kuva mu ishuri tuba dukwiriye kugikemura, niyo mpamvu bakomeza bakavamo, ugasanga buri mwaka abana barava mu ishuri. Okay, aho ngaho numva abana bava mu ishuri nta mubyeyi ubigiramo uruhare, nta n'umwarimu ubigiramo uruhare. Ngiye ntabwo urugero munuranye n'ikigo cya Payizana habamo ni ikigo kirimo ibirego 4 njya mbabona, kuko ababyeyi bohereza abana ku ishuri bazi yuko babohereje ku ishuri, ariko bikagutangaza ugasanga birirwa mu isatiri. Rero ababyeyi baba bari mu ngo, ariko abana nabo bigaragaye yuko bananirana, ndetse n'abarimu bacu akeshi n'abadirecteur bafata umwanya ndetse wo kuza kubashaka muri community hafi y'ikigo. Ubwo rero urumva n'abana nabo b'iki gihe barananiranye, ntago bari mu kureba ejo hazaza, ntago bari no mu kureba umuvuduko igihugu cyaba gifite. None mbwiye ko abana aribo bananirana, ese nta babyeyi uzi bakura abana mu ishuri? Oya nta mubyeyi wakura umwana mu ishuri vraiment nawe. Gusa ko ngewe mbazi kamukuramo bakajya bajyana ku isambu bakamufasha imirimo yo mu rugo ku isambu, ko nyine yamukuye akamukura mu ishuri kandi abishaka. Okay, uwo mubyeyi je sinzi yuko anabaho, kuko abayeho yaba ari mu guhemukira umwana we ndetse ahemukira n'igihugu cyamubyaye. Yego. Okay, right. Nanjye niko mbyumva. Ubwo ngubwo ari ababyeyi, ari abarimu, abayobozi n'ubuyobozi bwite bwa leta bakwiriye gukorana kugira ngo tujye tureka kubona buri mwaka abana bava mu ishuri. Yego. Ugasanga umwaka ushize wenda tugasanga dufite abana wenda 1000 cyangwa se abana 500 bavuye mu ishuri. Undi mwaka ukurikiraho ugasanga babaye 5. Kandi icyo kibazo tukizi ko gihari, wajya dushobora kugihandoringa abo bana bava mu ishuri bigahagarara bagakomeza kuva mu ishuri. Okay, ndashaka kugira ngo umugabo witwa Pauline, wowe niyo mpamvu ubona ingo z'iki gihe zitagipfa kurambana, n'izirambanye ubona usanga zirara zishya ngo bwacya zikazima. Impamvu ubona ni iyihe? Impamvu ku kibazo cy'izo ngo nabivugaho, umukobwa w'iki gihe ashaka umugabo ari business, hari abemera bakabyarana, hari n'abanga ntibabyarane, we akagera akaboneza urubyaro umugana amutera inda, noneho nyuma akazakora divorce we ashingiye ku mitungo yasanganye umugabo. Dore ko baba barasezeranye ivangamutungo, umwe aba afite 50% n'undi 50%. Ubwo rero habakabamo n'undi utuma babyarana, yamara kugeza umwana umwe akabati umugabo aranoteza simushaka, akagera mu mategeko akaburana, ya mitungo bakayigabana. Mu by'ukuri aba yaramushatse atamukunda, ahubwo amushaka imitungo. No kuvuga umukobwa w'iki gihe asigaye targeting amafaranga umusore afite. Yes. Bivuze yuko nta rukundo rugihari. Nta rukundo rugihari urebye, ahubwo ngira ngo leta yakabihagurukiye bakabayetse kugira ngo umusore n'umukobwa bagabane ibyo bashakanye. Ese byagenda gute? Ese mu by'ukuri yagiye gushaka umugabo cyangwa yagiye ari muri business? Urugero, ashobora kuba mfite imyaka 45 ngashaka umwana wa 23. Kubera iki? Nuko wa mukobwa yambonye imitungo, nimara kumubyaraho umwana umwe azandeka dukore divorce tuhite tugabana ya mitungo. Ukumva rero, ariko n'ubuyobozi bakwiriye kubiha umurongo, burya gufata umwana w'imyaka 22, 23, 5 gashakana n'umuntu w'imyaka 50. Abantu leta izahatekereze. Oya, ibyo ntabwo byakunda, kuko n'ubundi ni itegeko. Tugira ngo mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bituranye, umwana wujuje ubukure yemerewe gushyingirwa afite umukobwa 21, umuhungu 22. Ntabwo rero baba bamubangamiye, keretse ahubwo itegeko ry'u Rwanda barihinduye igahinduka. Yego. Okay, ndimo ndibaza
ndimo ndibaza koko hari kutubwiye ko akenshi bari gutagetinga amafaranga y'umusore afite, yego ko harabona babana bose ugasanga umusore nta n'umukene nta mafaranga afite ugasanga barabanye by'ukuri ubu ntabwo bafite urukundo. Okay, buriya simbizi dore yuko n'abakobwa b'iki gihe barahebye, barihebye. Bihebye gute? Urebye umukobwa asigaye ashuka umuhungu akamuba ati ngiye kukubakira inzu, ariko kwanza akaba yamucunze imitungo afite. Uriya muntu afite ibibanza naha, uriya muntu afite imodoka, afite amamoto akora mu muhanda, noneho we akamushushanya akagira gute akamuha ati inzu nzayiyubakira. Ariko kwanza niba amuhaye na miliyoni 5 yamaze gucunga umuhungu yuko afitemo hafi miliyoni 20. N'ubu urugero wenda no mu karere ka Nyamasheke n'Iburengerazuba za Cyangugu ujya wumva n'umuhungu wagiye gusura umukobwa hagomba kuba hari isake bamubagira. Umuhungu wahi Cyangugu uko mbyumva n'abantu nagerageje kuhasura ntabwo ashobora kwemera umukobwa atamuhaye ikimaze. Ngira ngo ujye ubyumva no ku maradiyo. Serious? Yego. Icyangugu? Yego. Nubwo umukobwa adatanze ikimasa wapi ntabwo yabona umugabo. Jewe nubwo ndi mu karere ka Kirehe ariko mvuka mu ntara y'Amajyepfo aho bita za Nyamagabe, noneho ngagira n'imiryango Cyangugu. Urumva turasurana amakuru tugenda tuyafata. Umukobwa w'Iburasirazuba nacu iwacu Kirehe atahana igare, agatahana imashini, agatahana na salo y'ibihumbi 700. Yego, by'amagare biracyabaho. Yego. Imashini, igare, salo nziza cyane. Ahubwo ngo atayizanye nta kibazo mupfa kuba mwasezeranye, ariko ku bintu bigezweho ndumva iwacu tugeze kuri miliyoni, tukwa miliyoni ukayikwa n'umukobwa utarize nta kibazo. Miliyoni? Yego. Reka urugero Cyangugu ubwo umukobwa udafite ikimasa ntabwo ashobora kubona umugabo. Yego. Yego. Kimwe nuko na Kirehe amafaranga inkwano yari yongereye cyane. Ngira ngo nazanye umugore 2004 nakoye ibihumbi 65. Kandi isambu mfite nayiguze ibihumbi 50 hegitari. Ubwo urumva icyo gihe iyo naza gukwamba afite hafi hegitari 2 n'igice. Ni ukuvuga rero 35 ya 2004 n'uyu munsi miliyoni urumva biranganya agaciro kuko n'ibintu ku isoko byarahenze. Yego. Numva biba bitoroshye. Yego. Miliyoni ubu umuntu agira ate? Arayikwa cyane rwose. Amafaranga miliyoni ukayabaruga. Yego. Hari umuhungu umerutse kujya gusabira twajyanye 750. Urumva miliyoni ntabwo ari yuzuye. Ntabwo yari yuzuye, ariko hari ibindi babisabwa. Amayugu ujya wumva ya ba nyirasenge, ba nyirarume n'amakado bihura na miliyoni, kuko hari amakado bahana bihura na miliyoni. Yego. Hanyuma umugabo witwa Pauline ni uwuhe bunararibonye afite mu buzima bwo hanze ahangaha ku buryo abantu bashobora kumugisha inama? Pauline Genze Imana wivuga nararibonye nge ntabwo nayimenyaho, ahubwo abaturage nibo bagomba kumenya. Icya mbere nanga umuntu urengana mu buzima bwanjye, nanga umuntu wahohoterwa ndeba ngo ceceke, ni wa muntu kandi ni wa muntu abantu bose bisanzuraho. Ubwo ni ukuvuga buri muntu wese ashobora kukwegera akagira ikintu akubaza kugisha inama. Icyiza cyanjye yaba n'umwana anyibonamo, yaba ari umugabo anyibonamo, yaba ari n'umukecuru anyibonamo, kandi n'abaturage barabizi. Dore yuko nkunda no kugaragara cyane mu bintu bijyanye n'ubukwe. Buriya wakoresheje ubukwe ntunumire, ngira ngo ntabwo bigenda neza. Ntabwo bigenda neza. Ngira ngo ntubyifuze. Namaze kwandikisha icyo bita izina. Ukuvuga narafatishije. Narafatishije. Umuntu aramutse akoresheje ubukwe bwe ntubugaragaremo arayahiye. Niba ari ikibazo n'abantu usanga bafati pole. Pole ari he ko tari kumubona muri buno bukwe? Yaba ari udusigo, n'ubu hari udusigo njya mbwira abakobwa ati mukobwa uri mwiza n'ukuri, nzakujyana Igisenyi waba adasenya, mujyane Nyandungu mu Marirungu, mujyane mu murenge wa Rutonde atazagira ugutondagira, mujyane Kabezi waba beza sha, mujyane Nyakarambi turambane, mujyane Igisenyi waba adasenya. Ugasanga ni ababyeyi bishimye. Noneho hari akantu njya ndabikamo ku bwenge, iyo batinze kwishima
ndabaga ati hari itangazo mbonye muri minisiteri y'ubukwe y'ububanyi n'ubukwe ati hari imisoro ibiri bakuyeho ati bakuyeho umusoro w'amashyi n'uw'impundu abantu ngo kace bakavuza impundu bagakoma n'amashyi ni ukuvuga bari kugira ngo hari umusoro bari buze gucibwa kugira ngo baseke banishime yego noneho ubwo nkahita mbatangariza yuko umusoro bawusoneye uvuyeho yego okay ibyo bisigo se ujya ubyandika bikaba bikompoje neza ubyandika rimwe na rimwe urabona afite smartphone nshobora kubyandika ngabivuga mbireba nshobora no kutabireba kuko ni ibintu bindimo okay ni ibintu bindimo. Umugabo Pauline afite abana bangahe? Umugabo Pauline ngirago yavutse 7/7 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ashaka tariki 15 z'ukwa gatandatu 2004 prite z'ukwa karindwi ndetse yaje guhura n'ingorane yamaze imyaka 2 n'amezi 8 atarabyara ariko ubu tuvugana afite abana 5 agira abana 3 b'abahungu akagira n'abana 3 babiri b'abakobwa yego okay umugabo witwa Pauline uramutse hari ahantu wagiye yego ukaza wagera mu rugo ugasanga umugore ari kuguca inyuma uburiri bwawe wakora iki? Okay jewe ngira umutima wihangana oya ntushyiraho amarangamutima ugasanga bari mu buriri bwawe umugore wawe ari kumwe n'undi mugabo mu buriri bwawe bari gukora amabanga y'urugo nyine amabanga y'urugo ugasanga babiri mukabagwa gituma ukabafata niki wakora muri ako kamwanya buriya ntabwo wapfa guhubuka uramwihorera kuko ni umuntu baba mwarakundanye ni umuntu baba mwarareranwe kandi n'umuntu ashobora gushukwa nkamubwira gakeya nka namwe muri iryo jakumva yuko nta kibazo cyabaye ukihagera direct ugasanga bari mu buriri bwawe kuri matoro waguze ku gitanda cyawe mu nzu yawe icyo mubwira ni ukuri buriya Imana yamaye umutima utameze n'uw'abandi ahubwo nakamubaje ati se ni iki cyabiguteye ni iki cyabiguteye gukora ibi nibi kujya gukora serisi n'undi mugabo ese wabuze iki ashobora no kuba ari gihe wenda biturukaho yego noneho rero ubwo akanyisobanuro nkagira kuko ntabwo najya kwisenyera nisenyeye nicyo cya kiganiro twatangiriyeho bwa mbere ubu ntabwo wahita uzana umuhini no je ne sais pas ugakubita je ne sais pas wanyura amaricyo umugabo ukamuca je ne sais pas nicyo cya kiganiro nakubwiye bwa mbere buriya nshobora gusakuza nkamurega no mu rukiko pe bakadutandukanya kuko banamufatiye mu cyuho adiregite bigaragara noneho ugasanga ya mitungo yanjye barayipasaguye wa abonye igishoro kandi yajya handi bakamwakira turacyari batoye turacyari batoye 7/7 uyu munsi mfite imyaka 48 umugore afite 30 yavutse 8/3 ubwo urumva ni 41 ubwo ni ukuvuga ukimara kubona iyo action cyangwa se iyo action iri kuba ugeze mu rugo iwawe mu by'ukuri wakihangana ukavuga uti ukabihorera ntunababwire ati mvira hejuru y'umugore ntubateshe ndakubwiza ukuri ariko bo ubwawe bakikubona bahita bahagarika igikorwa bahita bahagarika igikorwa hanyuma ako kanya ukareka umugabo agasohoka akagenda n'umutima mwiza umva agiye gukonerera umutima Imana yamaye njye ntabwo nanabiyereka nabihisha bakigendera bakarangiza nshobora kwikoroza bakamenya ko nababonye nabambonye urumva ntabwo baba bagikomeje ibikorwa bashobora guhita barekeraho nkabandi no mu kwizembagira kugira ngo wa mugabo atanera gisida nshobora kumukubita umuhini ugasanga agiye muri gereza bakafunze uvuga mu rwego rwo kugira ngo utagira ikintu kibi ukora ushobora no kutabiyereka yego noneho nshobora kumukubita umuhini bakamfunga nkagira nkabura muri gereza kandi kwica umuntu mu by'ukuri nta kintu byaba bimaze ese ari wa mugabo waje ari na wa mugore ufite icyaha ninde anyway je numva yuko umugore ari ufite icyaha kuko yamuhakana nabwo aba yanziye mu buriri ese umuntu w'umugabo we uza mu buriri bw'umugundi mugabo we urumva nta cyaha afite icyaha aragifite
ariko buriya hari icyaha kiba gifite n'ibimenyetso wenda ngiye nshobora kubona waje gukora serivisi iwanjye nshobora guhamagaza n'abantu 5 batimuze mu ndebe runaka hako nkamureka kuko ntabwo yamaze kwihamagara rega nawe ashobora kwica urubanza akazatekereza atinje gusaba imbabazi ariko ikintu nyamukuru mbamagazeho jewe ni ya mitungo yanjye kuko umugore twarasezeranye imitungo mfite afiteho 50% nanjye mfite 50%. Ni ukuvuga ngo mureze badutandukanya itegeko rirabinyemerera ariko namuhagishura akajya abandi amafaranga agahita yijyanira ahandi ngatera abana banjye agahinda nawe nkagira agahinda kandi imitungo yanjye yinkuyeho rero nahumuriza ahubwo nkamucunga neza nkamuha urugero nkamuha ati nubwo nababaye ariko ntibizongere nkagira amahirwe nkubaka rero niko mu buzima neye ni ukuvuga ku nama dushobora guhereza abantu usanga umukunzi wawe cyangwa umugore wawe ari kuguca inyuma ukajya kurwana ukaba ushobora no kuhakomerekera cyangwa se ugakomeretsa umuntu cyangwa ukaba wakica n'umuntu nabyo birashoboka ni ukuvuga tubagira inama yo kubibona bakihangana bakazimya buji hanyuma bakaza kubiganiraho nyuma mubaza icyabimuteye kuko hari n'igihe wamugani ari naho buri kibazo hari n'igihe nawe waramuca inyuma ariko kwishyura nabyo birashoboka kuko ushobora nawe kumuca inyuma akavuga ati nanjye nzamwishyura ubwo rero ushobora kuza ugasanga nyine bimeze gutyo ukarakara cyane ukaba wakica umuntu cyangwa se ukanamukomeretsa ngo tubagira inama yo kujya baza bakihangana hari n'igihe hari ibintu byateye hari igihe avuga ngo umugabo wanjye ngo ngashobora kuba atandyohereza ngo reka njye n'ahandi numva uko bimeze hari ibintu byateye hanze aha ku mbuga nkoranyambaga ubibona ariko n'ikibazo nyamukuru ni cya kintu twahereyeho ashobora kuba afite tegete ya mbere yo kugira ngo mukore divorce yego akabikora agira ngo nguwo hari nk'uguca inyuma mumaranye igihe kinini yego nabyo birashoboka pe mumaranye igihe kinini ugasanga rwose ariko rimwe na rimwe hari n'igihe barimo n'amarozi ugasanga umuntu baramuhumanya no ntabwo ari amarozi niwo mutima aba yifitiye ntabwo umuntu ashobora kumuhumanya bakamuroga kujya yirirwa mu bagabo biriya no kubeshya njye ntabwo nemeranwa nabo amarozi ntabwo yemera njyewe kuko ndi umuntu usenga imana sinjya nyemera sinjya nyaha n'agaciro yego kuko niyo wajya muri leta kurega umuntu amarozi ntabwo bijya byemerwa ese amarozi igihe ki byagenze gute amarozi se yego amarozi igihe aba amarozi umuntu iyo hari igihe tuba tubona umuntu yari afite imyitwarire myiza ukabona yarahindutse yarasizoye ukabona hari imico afite itari myiza right ugasanga icyo gihe tutangira gutekereza amarozi hari igihe tuba turi kubivuga abana atari nabyo ariko hari n'igihe biba ari byo buriya amarozi abaho Pauline ntuje kubikesha rero ngira ngo aho ngaho ntabwo nemeranwa nawe bishobora kuba gutyo ariko bitewe n'ibitekerezo afite bitewe n'ibyo yahuye bitewe n'ibyo arimo kubona bitewe n'ubuzima yabayemo cyangwa n'ubwo arimo ushobora kuba narabanje ndi umukire nyuma nkaza kuba umukire ibyo bintu mu mutwe bishobora kunyangiriza yego umugabo Pauline tugana ku musozo umugabo Pauline yaca umugore w'inyuma byagenze bite jewe Pauline ntabwo naca umugore wanjye inyuma ndakareka sinzi ntabwo byanabaho yego kandi urabona n'urugero ngezemo ndashaje yego urumva ntabwo wamuca inyuma umugore wanjye ndamukunda cyane umugore usenga imana umugore ukiriho n'abaturage bajye bashima yego umugabo Pauline kugira ngo urambure akaboko kawe wakubita nk'umugore wawe urushyi cyangwa se umukubita umugere cyangwa se ugafata inkoni ukamukubita byaba byagenze bite ngira ngo nashatse 2004 ku itariki 15 z'ukwa karindwi uyu munsi dukoze ikiganiro ni tariki zingahe uyu munsi tariki 16 tariki 16 guhera 2004 tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi kugeza tariki 16
2025 sindatongana n'umugore n'umunsi n'umwe sindanarwana nawe icyo mubwira ni ukuri niyo wakoresha iperereza mu baturage kuva mwabana ntabwo muratongana sindatongana nawe n'umunsi n'umwe byose bibaho okay ariko hari ibintu byiza namubwiye njyeweho kugira ngo nzababaze umugore wanjye cyangwa mutuke cyangwa mukubite nafuma nkagenda ngashaka undi mugore wa kabiri niyo masezerano dufitanye nagereka wahita kunyemeraho kuva wabana n'umugore wawe ntimuratongana ndakubwiza umunsi wari ninye Imana yo mu ijuru guhera tariki 15 2004 kugeza tariki 16 2025 sindatongana n'umugore wanjye n'umunsi n'umwe yego ayisho sure biri kuva mwabana kuva twabana birashoboka ko namubwa ese iki ko kitagenze neza byagenze gute ariko hatarimo intonganya kandi ati Mese mbabarira nakosheje ajya akora n'akantu keza k'ubwenge ashobora no kuza genda nakibona azi uko yakosheje kamati karibu ku meza muri salo mfite salo nziza ifatika akanyicaza akanganiriza cyagenda nakimubwira kamati ariko nakosheje uyu munsi nege kuramba agahita bivuga sure afite umugore mwiza cyane cyo mubwira ni ukuri nagira ngo wenda uzakora iperereza reka nzabasuri wanyu tuganire n'umugore wawe ahari yego tugira n'ikiganiro yego ariko n'umugore wanjye ntabwo yakwivuga ibintu bibi cyangwa ibyiza ariko ibyiza yabivuga kuko nemera yuko akizwa ngira ngo guhera 2004 nashakiye muri munini mu mudugudu wa Nyenyeri niyo wakoresha iperereza wakumva ko nahavuye 2015 natongana n'umugore wanjye n'umunsi n'umwe reka yego naho n'uyu ngubu kwisha urugo rwanjye ruragendwa mese icyo mubwira ni ukuri urugo ruragendwa urugo rwanjye abana noneho ngira n'umwanzuro w'umwihariko buriya n'abana kuvuga ngo ndakubita igiti uhozeho igiti umwana ukamuha buri ngo nakazimenyera iwanjye sinjya mbikora umwana mwicaze muri salo umwigishe iki n'iki wagikojeje ntuzongere ariko numukubita ukamuhabura umwana zamunazazira ahita bigikuki yego umugore wanjye bamwita Uwizeyimana Georgette umugore mwiza cyane witonda ngira ngo nakagusaba uzazuna dusure turi kumwe nzabasura kabisa tukwicaze muri salon mfite salon nziza iciriritse yego iciriritse okay mwabyumvise rero twakunze amatwi Universal Media TV Rwanda turi kumwe muri studio n'umugabo witwa Pauline ngira ngo mwabyumvise umugabo w'umunyamico myiza muze gutwandikira muri comment abantu muri buze muri kino kiganiro muze gutwandikira muri comment mutubwire koko ko umugabo Pauline afite imico myiza nkuko ariko bivuga Pauline ni umuntu wamenyekanye cyane ku bigo ndetse ahageze ku rwego rwo kuba yafata n'amakaramu no mu bizami bya leta akabaza umwana utazabona amakaramu ngenda ngayashyikiriza directeur ukabafasha yego nitaye ngo umwana ndamuzi yaba ari umurundi yaba ari umunyarwanda yaba ari umukongomani nigeze kubikora mu kigo kimwe cyasi fata amakaramu 10 fata n'amakaye ati ajya muzaya hari umwana wari wabonetse w'umurundi afite ikibazo cy'amakaramu nabati dore amakaramu uzarangiza ikizamini neza sinari muzi sinagenda ngo n'umunyarwanda cyangwa n'umurundi n'umukongomani abantu mudukurikiye umugabo mu muhamashi muze kumuha amashyi muri comment ajya afasha abantu batishoboye sibyo abanyeshuri batishoboye ajya bafasha urumva ko n'umugabo mwiza n'umugabo mwiza ufite imico myiza ufite umutima wo gufasha wisabana n'abantu tugana ku musozo ndashaka kubaza ikibazo kimwe yego tugana ku musozo ndashaka kubaza ikibazo kimwe sibyo yego bituna dusoreza ese Pauline ashobora gufata igihe runaka cyo kuganira n'umugore we mu rugo ku bintu runaka bitagenze neza mwicaye mu rugo mugafata icyo gihe mukaganira urakoze cyane urwo n'uru cy'abana buri wa kane w'icyumweru mu cyumweru rimwe jewe n'umugore wanjye n'abana twicara muri salo tukavuga ibitaragenze neza ibyo bintu urabikora yego uzadusura rega tukavuga ibintu bitagenze neza niba ari igihe wakosheje niba ari umugore wakosheje niba ari umwana wakosheje tugasasa inzuri tugasabana imbabazi yego
kandi umudamu wanjye ntabwo ari wa wundi uva ahantu kavuga ngo ariko nguze ko nta muntu uhari ariko nguze ko tugiye kuburara oya arabanza akangaburira anyway akavuga ati rero mutware buri umunyu twariye twawukuye kwa Gasipari ati nta kibazo sheri wanjye nkamufata no ku rutugu n'abana muryame yego ubundi inshuro nyinshi twamara kuganira tugafungura televiziyo tugafata televiziyo nayo urayifite yego mfite televiziyo nziza flat 32 yego ngira ngo uzadusura kandi uzabyibonera numva wakize Pauline oya salo imeze neza televiziyo yego Pauline imeze neza kabisa ngira ngo uzabibona wenda naho naye nagera naho nagera ubu ndateganya kubaka inzu igezweho ndateganya kubaka inzu igezweho ku buryo nzicara heza nyine nanjye nkumva ndatujije yego uracyari kubitegura yego aha okay thank you so much tubakunze mukomeje gutanga amatwi Universal Media TV Rwanda muri studio turi kumwe n'umugabo witwa Pauline ngira ngo mwakomeje kubyumva kuntu ari umugabo uzi kuganira waganiriye nawe ntabwo ushobora ntawumva utarekera abafite ibiganiro byinshi na story nyinshi kandi ziryoshye rero tugana ku musozo reka Pauline agira abantu inama muri rusange hanyuma adusoreze bite tujya mu yindi mirimo yego inama ya mbere ni inama yahera ku rubyiruko urubyiruko nirukunde kwiga kuko nibiga hari icyo bazigezaho kandi hari icyo bazabacyo inama ya kabiri cyane cyane nyigira abantu bubatse hari abagore bajya bakubita abagabo hari abagabo bajya bakubita abagore nibabireke ndetse hari ibyo ujya wumva hakazamo n'ubwicanyi nibabireke ahubwo bamere na Pauline bemere bihanganirane bubahane noneho bubaka urugo rugendwa yego icyanyuma ni ukoroherana kw'abashakanye umwe najye hejuru undi ajye hasi ahubwo bose bahure ku kibazo bahuye nacyo bakiganiraho bacyumvikaneho bahana imbabazi yego urumva hari nk'ikiganiro cyagica kuri Radio Rwanda bita umuryango icyo kiganiro kiraba kenshi abantu barakacyumva ariko ugasanga n'ubundi icyo kiganiro ukabona muri sosiyete nyarwanda nta kintu cyahinduye gifatika kuko urumva niba ari ikiganiro cy'umuryango kiba kiri kwigisha ku buryo abantu bagomba kubana mu muryango ariko ugasanga mu buryo bwo kugira ngo abantu babane neza biragoye yego buya televiziyo ni y'u Rwanda uretse na televiziyo n'abayobozi bakunda kubivuga abantu ntabwo bumva kimwe ngo na nyamwanga kumva yumviye ijeri niba abandi bazicana umwe agahera muri gereza umwe akabura ubuzima abana bakagira agahinda nibarekera aho abantu bumvikane yego Paul reka twane ku musozo okay bakunze bari muteza amatwi Universal Media TV Rwanda muri studio twari kumwe n'umugabo witwa Pauline uzi kuganira umugabo w'umunyamico myiza ukunda gufasha ufite umutima mwiza ukunda amahoro rero twabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza niba utarakanda subscribe kuri Universal Media TV Rwanda kugira ngo ibiganiro byacu byo bikugeraho 5/5 kandi ubonere ku gihe dukomeze tujye dukomeza kubana muri bino bihe nk'ibi ngibi ibiganiro byiza nk'ibi ngibi thank you so much keep watching